ariko nawe ntukajye wijijisha nawe ntabwo uzi umuntu waguteye inda muri twebwe utagiye niba ariko byari ibintu bije bisa n'ibikurikiranye vuba. ladies and gentlemen murakoze nitwa Musikandi nanjye nitwa Musa uri impanga urugo n'indo sasa Musa ndakeka ari ubwa mbere tugeze inaha nabyo ni ubwa mbere ku bantu batabizi cyangwa se ku bantu batamenya ahantu turi aka kanya natwe imbwa zihunguye ivumbi zicara convention hano zicaye ku meza ziteretse convention natwe ubu turiteretse nkaze nakira akaguru hejuru y'akandi cyane wowe witokanagaho ubundi kibivuga ubwo kagiyeho kanavaho hanyuma rero njye nandi kukubwira so guys twaje ahangaha rero tuje kugisha inama buriya cyangwa nukugira oya bijya gusa n'inama ntabwo uri kure y'ukuri ariko nanone n'inama yihariye bitewe n'ibyo umuntu aba yisanzemo guys ufite ikibazo kandi na Musa ahagaze indo ntabwo biba byoroshye wenda kubivuga ariko bivuga neza hano hari umuntu wese utagira izo zira twateye inda umukobwa waraduhamagara akaduhamagara ngo ese umuntu mwateye inda uvuga ati mwaneye inda ariko ikibazo natwe ubwacu ntituzi uwayimuteye uwo ari we ariko ngewe nkumva wenda kubera ko Musa ari we urumva umukobwa ukuntu twanamenyanye tutarondogoye umukobwa twamenyanye ari njye wari umukurangiye Musa umundana uya wivuga erega ninjye wari umukurangiye noneho umukobwa ndavuga ati icyo gihe Musa yari yaragiye ahantu hatari hanze kure cyane y'igihugu ariko yari yarambutse ndavuga ati aho kugira ngo n'umukobwa asigare wenyine reka mbumusigarira wa Musa ubundi turi impanga dufitanyemo agasura nk'impanga ariko rero urumva ko byumvikana wowe Imana yaraguhanye umva wowe nasize niterekeye itungo hariya ndavuga ni itungo ribe rishisha rirebe ko wenda ryaba ari nakuru ariko Musa ntabwo bajya bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze mbese niba wari ugurutse ugiye nanjye nkagurukira iwawe ngo nanjye ndore ko bujya bwera bweze rero dore bwanasaruye n'inyoni zaburiye ubwo ngubwo ibibazo rero urabyirengera ikibazo dufite ni ikibazo dufite iyo nda nubwo yatewe sindamenya ngo ni ngewe wayiteye cyangwa se ni Musa wayiteye ariko niwe wayiteye ariko sinayiteye kandi ari ngewe wakoze nkwereka nyine urumva wewe wagiye nge naravuye kandi ndiyo ntabwo umva uretse ndiyo ntabwo yigeze avuga ngo namuteye aho ugiriyeyo wowe inda yawe iratewe gusa urumva atari wowe ngo twera ko nagiye wenda nyuma ahubwo njye nagiye itarafata wowe urayifatisha njya kuyishima bivuze ngo wowe wayishimangiye rero weho nyiriyo ni weho niyo yawe ntabwo mbyemera cyane kandi ngewe wabarateye n'ubundi kubera ko wenda nubwo wenda mu manga yasohotse mbere ari inkuru wenda ubwo nanjye wanashimangira ibintu bifite aderesi ariko nyine urumva ngewe reka nkwereke ngewe nashobora kuba narashyizeho umutwe nkamanura wenda n'intuza n'amaboko n'igihimba wanjye naje gukwikira ubwo urakwikirikiraho amaguru n'intuza ubwo rero ubwo wanjye bamumara ikimuga atagenda rero oya nizo ngo ngewe namufata rero ari kuva mu bikenyerero kugera ku maguru none sinayagendesha ubwo mwana arabuwana ubundi bagiye kwa muganga buriya amaguru baca ku muntu bayashyiraho ko wenda twe twamugana ibyo bintu by'inda zazo nkumva mbanze tubaze wa muganga tukakora ako kantu amaguru baca wa muganga bayashyiraho wenda amaguru ye biranasanzwe kuko amaguru si n'ikintu cy'ingenzi cyane ahubwo kari akavuna muheto bakura ku basore kari akantu kagaho ubu duhu tw'abasore bose umusore wese arabyiruka kugira ngo yitwe umusore muzima kugira ngo yitwe ngo umuntu muzima ngo bisaba kuba warakirwa yaba twamaze gukomera yaba tw'abana bakiri utunyogwe bakiri batoya hose ukabona ngo badutwara njyemba nibaza kariya gahu kajya he agahu rero nanjye ukuntu mbyumva kumana hari isambusa narinduba mani kumva mu twari turi kwivugira ku byinda rero twaje kugisha inama n'ubwo wenda turi gutaruka ikibazo byinda nibyo twaje kugisha inama Musa nakubwiye ko ejo bundi yampamagaye ashaka kunyaka ibintu by'indero ako sindi kumenya niba ndi kwakendeza uwatarana nyine nanjye icyo ndi kumenya se bavuga ngo abana ngo bari kubatunga mu nda sindi kumenya niba ndatunga impfundiko kuva mu rukenyero nkatunga wenda amabuno wenda abaye ari umugore saba abaye umwana azavuka ari umukobwa saba ntaba ndi kurera nyaje wenda nkabango ngiye ndi kugabura nyaje sibyo ariko igice cyo hejuru ubwo nanjye amatopito azazambuka ari kuzambura amatopito ako ngiye ndibaza Musa byanga byakunda umwana buriya remwa hera heza
nta mwana wahera mu maguru kandi ubwonko buhera ku mutwe nyine buba mu mutwe bivuze ngo wowe wateye iyo hejuru wasanga n'ubu ari umamagara dore nguyu oya uyu nguyu ntabwo ariko uyu nawe n'undi uyu nawe ari mu bandi ubona neza musa ejo bundi nyine yaramamagaye iyo usanzwe nk'umukobwa wese wasamye nkaba mfite ubwoba bwo kwemera kuko sindemerega nubwo turi abavandimwe sindemera niba iyo ndari iyanjye cyangwa ari iyawe kuko ngiye sinumva ko nateye agace ke kubera ko reka nkubase urambaza iki nta masegonda 30 se amwe hanyuma 30 se ya rubanza urumva hano rero wanamugaruka nuko atari niyawe urumva hari amasegonda 30 aba mu gikorwa nyine muri gukora igikorwa mukajya andi masegonda 30 noneho ya rubanza kinye nicyo niko hari ayo masegonda rero sha nk'abari muri Edeni undi abari hehe urumva none se ikibazo segonda 30 ni itegeko ko umusore wese yagira cyane n'igihe kigenwa umuntu akaza kuyagira oya nta muntu utayagira urumva utayagize wakomeza paka ariko nyine hari amasegonda 30 uretse gatoya ayo masegonda 30 rero ni igikorwa nyine mani kijyamo igikorwa cyenda kurangira none se iyo ahubwo 30 tanayagezamo mu gikorwa cyose ngo na 30 ntabwo yageza ntabwo ageramo niyo mpamvu buriye witeka ni n'umukozi w'umuhanga buranga ingingo zidushinga ni nazo ziturengera umaze iminsi wumva ngo nyine ngo umusore ngo utagira ngo ahageza ngo wenda ngo ukora ngo igihe gito nyine muri biriya bipakosani urumva nyine ko wabikoze areka ntukagire nawe warabikoze nibi noneho nyine ubundi ngo buriya kandi biterwa n'imihindagukire y'ikirere nanone noneho ngo umusore ngo utagira ahantu ugeze ngo minota ngo 30 mirongo ingahe ngo nyine ngo ntabwo ngo abasuzuguritse ngo nta nubwo yitwa umugabo uhamye mu rugo ariko nanjye nkavuga ngo hari ibindi naraye nsomye ese ndavuga ngo njye mviyora amategeko njye buriya ese navuga gute njye nubaha ubuzima bwanjye Uwiteka yamaye kuruta uko nubaha ibindi bintu byose umushakashatsi wo mu gihugu sinibuka neza yavuze ko buriya umusore ahava akagera n'umugabo kugira ngo ibintu bijye mu murongo yirinde ingaruka nyinshi uranga umusore ukora mu minota 30 kuzamura ubu ngubu aba ari muri risike zo gupfa no guhura n'ibindi bintu bitandukanye ubuze ngo noneho utagezamo nk'amasegonda reka musobanure icyo ubwo bushakashatsi ngo buvuga ubundi mu bushakashatsi bugena ko byibuze iminota 7 ariyo umuntu yakamaze mu gikorwa ntabwo ari ukuvuga ngo akantu kamwe ni iminota 7 ya byose ukaba urarangije ubwo ukaba ukuriyemo byose ibya mbere ubwo niba bibaza ubwo niyo ubwo ni muri umwe cya kabiri ngahe nyine nibirenze akantu se gacamo ka tamoro none tamoro se arega tamoro wese ureka mubaze mu kibuga iyo batari gukina iminota 15 bagiye mu kiruhuko barayibara bivuze ngo ni irindwi uri mu gikorwa nyine ukirimo washishikaye ariko ntuyizi buriya ngo babandi nyine bya bindi bavuga ngo abantu babaha butamwa bakiyongeraho na ngenda buriya ngo iyo ukoze ngo 30 ngo kuzamura ntabwo aba ari buri kuba intwara ahubwo buri kwirimbura uranakoze 20 hari akantu arinde kumva ni ukuri ko Imana iyo ndayigomeje no kumpangayikisha akoze musa none se wahamagara akavuga ko ari njye reka ikibazo nubwo yahamagara nyine ubwo nana ba wowe ubwo turamenya umwana tumwakire mu muryango ariko yitwa wawe reka nkwere reka wenda niyo yaba ari njye simpamya ko nayigereka hejuru y'iyawe umwana tumuhamagare nabyemera niyo yabinkiraho ariko aba ari iyawe tuzamaze ajya muri arya nekogarafe agende barebe umwana niba ari umwe ntawe uhita ugenda umutera indi wenda ubwo umwe abo wawe undi abo wanjye ushobora ko twese tuyimubyariza hamwe ko wamugana ubundi papa we nibavuga ngo turi impanga ariko ntitwaziterewe rimwe n'igihe njya numva cyane ko we hanakwihakana rega buriya ngo ntabwo uri ubu nuko turi impanga avuga ko utari ubu reka tumuhamagare dukemure ibintu gende mu maguru mashya kuko musa ibi bintu ngiye sinshaka ko papa biya ibyo byonyine umuhamagare wumva ukuntu wabivuga nimero nanditseho ngo n'uyu nguyu wanditseho se ngo mwari dusangiye aho twumva ese ubundi yitwa ni umwari dusangiye n'ubundi ayo madazi ari ibi yawe umurera turamusuhuriza rimwe sheri ujya urabanza ushyire mu gihirahiro banza twumve sheri halo meze bite
Makuru. Amakuru ni meza. none se amahoro ameze ate Mahoro. bebe bimeze bite Ese haramubyaye wagiye uzibaho ese ngaho. savuze ko atwite Ese niba twite haramaze. Mbarata. Rata. nyine Umva, wenda tuguhamagaye ngo tugire ibyo dukemura Numva twari dufite ikibazo aha ngaha. Abizi igihe twarakundanaga. Maze gukundana rero ikintu cyabaye nawe urabizi nyine turagira urabizi cyagiye tuvuye hahandi duca iwawe turaryama ndigendera nyine mpita ngenda kumva amakuru ngo wamenyanye na Kandi murangije ngo muragira nyine none wivuga ukamama ukavuga ngo inda niye nanjye ukambwira ngo ni iyanjye twagira ngo tukubaze dushire inuza tumenye ngo inda ni iyanjye ariko nawe ntukajye wijijisha nawe ntabwo uzi umuntu waguteye inda muri twebwe utagiye muba arega byari ibintu bije bisa n'ibikurikiranye vuba. none se reka manze nkubaze none se wowe utagiye mu bintu byo kwishyiraho ko umuntu wenda mwamenyanye bwa mbere niba umuntu yaraza agashyiramo bwa mbere ibyo bwa kabiri nanjye nkaza bwa kabiri nkajya ase ubundi reka nkubaze ubundi ngewe ubundi ngenda kwiba inshuro eshatu ni ibikorwa byabaye inshuro eshatu nyine oya nako ntaho twanabikoraga nuza harya ni icyenzeni ni sinzi niba babyita amaturo atatu data mwana nuko wenda ari kugomeza kuyaza ibintu kandi bino bintu birakomeye ibi birakomeye kuko biramuze Icyo nuko ziko musariwe wabanje. nze n'abana nyine uretse Uretse ibiki twumvikane imana usa niwe wabanje ariko ntabwo nahita mpamya ko ari wowe wateye inda. mbese ubwo umuntu waje nyuma se waje akayishumangira ahubwo ikajyamo ubwo ngubwo Uw'amaturo atatu none se njye cyangwa ibiteka mu mana igenda ibabari. ntabwo Ntabwo turi umva guseka impamvu ahubwo igiye gutuma tuguhamagara ntuka akanya ibi bintu papa naramuka abimenye ari ikitungo tuvuga ko tuzamutse induba twazanye n'imodoka z'ibishingwe tuvuga ko tuze guhiga ubuzima tugeze mu mihanda ya Kigali amatara n'ibiki biradushuka ariko ikibazo ni kimwe niyo mpamvu wenda itumye tunaguhamagara ngo buri wese abage yifashe urumva ntawe ufite ibibazo byawe urampamagara ukambwira ngo umwana ngakeneye ngo yogate umwana ntaravuka yogate nkayimuhereza niba umwana yinyweramo iki simbizi niba uyisiga akunda simbizi ibyo ngibyo bikarangira ukongera ukambwira ngo umwana ngakeneye 30,000 njyewe nkibaza uwo mwana niba wenda ashaka kuzavukana ikigo cy'ubwizigame nacyo bikancanga neza umwitaho kuza ntuze ngo uvuge ngo ukeneye ibi ni wowe ukimenya none se ku buryo umwana yakenera amafaranga arashaka kuzavuka ari beneri cyangwa ari ikigo cy'amafaranga nyine igihe icyo ushaka kuvuga uretse wumva iby'indezuba mwitora iby'indezuba bireka ariko ari wowe wabanje ariko umuntu aramuhamagara ugasanga ariko ngereka nkubwire njyewe nivugiye atatu yanjye sinayakuyemo atatu yose nyine. none se ubundi reka nkubaze uyu muvandimwe w'ubundi yakoze angahe ahubwo se ubwo wowe ibyo byose njye nagiye mu byo kubibara abona yarakoze n'atanu. wari uri he none se ubwo wowe ibyo bintu aho kwibaza nawe ubwo ngaha none reka nkubwire akantu kanyuma kandi karahita kabigufasha kubyibuka neza ya masegonda 30 nyine umuntu akoreramo igikorwa bya nyabyo koko urumva n'andi 30 nyine umuntu aba yumva ko pe ameze neza wowe umuntu wumva koko rwose yayakoze akayarangiza neza ku byo wavuga ati umuntu ndabihamya niwe nini hanyuma nawe none ibintu uri kumva ubwo se ariya masegonda njye mba mfite ubwenge ntawe
ndi hayi nagezeyo njya ngo nawe none se nawe ikibazo rero nawe nturisereye ku giti cyawe erega hano hari amasegonda wakubwira ngo utekerezemo ikintu hari igitekerezo na kimwe kiba kiri mu bwonko ko hari icyo njye nibuka wibuka iki ndibuka ko wasakuje cyane ukambwira ngo umpaye arena na stade ese wasuwe niba narabivuze wabona ari uwawe ubwo nawe uzajya wohereza indego none se nese ubundi reka manze nkubwire njyewe wenda njye simakanye ko wenda nayitera kuko byaba ari n'igikorwa cy'ubutwari kuba nanjye naba ndi umusore utera inda bigakunda ariko sindamenya niba ari we wayiteye wenda akayitera kuva ku mutwe akaba yageza mu rukenyerero nanjye wenda kubera ko naje inyuma naza wenda nkahera mu rukenyerero nkagera mu maguru ubwo ndamutse nduta twararyamanye n'umwe n'umubiri ugomba kumenya ko ugomba kwita kuri uyu mwana kugeza avutse wenda nyuma tukazapima DNA tukamenya bivuze ngo ariko byiza kumenya mwese muri basi nagakora bivuze ngo umwana ni ikimanyi kimanyitse nubwo uwo wenda mwana navukana igikara cyinshi cyane kandi azaba ari uwa kane none se rata njye wumva n'ibintu narindi kuvuga buriya kubibwira papa nicyo kintu gikomeye ahantu twavuye ni kure gushyira papa ibibazo n'abakobwa b'i Kigali umuntu arabizi njyewe wenda wenda si unamuzi niyo mahirwe ariko wenda njyewe ikintu navugaga njye sindi guhakana sindi no kwanga gutanga imbere ako nkavuga ngo ubwo nawe wemera ko twagiye ku muntu turi babiri kuko niwe wambwiye mbere sindi niba ari njye wenda wakoze ibikwiye niwe wambwiye ko mbere niba numva ntaranagusambanyije mba numva waransambanyije rwose nyine njyewe wumva icyo narindi kuvuga njye nemeraga ko wenda naba naranabikoze byaba ari n'igikorwa cy'ubutwari kuba nanjye naba umusore utera inda nkamva ko kiranafashe sindanabimenya ariko wenda nkavuga ngo ubwo turi babiri n'ibintu byumvikana ko buri muntu yataye n'ubumanzi bwe mu kavuyo bumva ibintu byo mu ntuza abantu babiri umusa akajyaho nanjye nkajyaho karatakariye mu kavuyo rwose murambutse yaje kabisa ariko nkavuga wenda nkahita mvuga njye erega nanjye ndi umuntu nkavuga ngo wenda reka musa afate 50% nanjye mfate 50%. ubwo njye nzajya mugurira igihe wenda we ntabwo ari ibyo we uzute se kazavuka ari umukobwa ntacyo ubwoba wenda ratangiye wumva ikintu navugaga ugenda niba ari ingeso musa akarera umutwe igihimba nyine akarera kuva ku mutwe kugera mu rukenyerero noneho nanjye we musa akarera aho hejuru noneho nanjye njye nkajya ndera nkava mu ntuza mu rukenyerero nkagera hasi ku birenge ubwo bivuze ngo icyo naba nkoraniye wajya umugurira inkweto turi impangare ugomba kubimenya uretse kumvugiza wenda njyewe na musa aravuga ibye ko njyewe wenda najya mvuga ngo ndamenya ko ngomba gukuza amabuno niba wenda ari umukobwa akazavuka afite amabuno kuko hari ibintu byinshi byatuma umwana abyibuha nkavuga ngo igice cyo hasi ni cyane niba ari impfundiko nk'iza nyina nazo nkavuga ngo ni njyewe urashyiraho iyo ntuza oya nta mpfundiko rata ni amaribori ariya maribori warayabonye nyine wenda nyine niba ari amaguru y'ibitesida nyine abyibushye ariko akaba afite ahantu hihariye habyibushye cyane nyine umva noneho ngiye nkubwiye sibyo kandi urasanga ari byo ubwo reka tubyanzure ko umwana ari uwacu twese mu gihe tutarakoresha DNA urumva ariko ubwo nk'uko abivuze ubwo azajya amugurira ipantaro umugurire t-shirt naba ari umukobwa azarera nyashi nanjye ubwo mbere ikintu bita amanyonyo ubwo amatopito nzayimenyera ukumva ubundi mwarasaze mu babazima mu bwonko bwanyu njye nyagurira isutiya nawe agura amakariso niba ari sitiringi niba ari n'ishanga rijya kuri izo nyashi azarigura ubwo ishanga nkeka ko ryaba riri rusange ishanga ryo aba yari umukobwa agakenera ishanga ryo twarigurana kubera ko indi mpamvu twarigurana rijyamo aha ngaha ishanga reba iryaho ahantu rifashe nuko wumva njyewe none reba ishanga ryaho ahantu rifashe buriya riri hehe riri hasi cyangwa riri hejuru ariko mana yanjye kuko murumva mu bibazo mfite ari ibyo ngibyo mwagakwiye kumbaza ibyo by'amashanga agenda
uteganyiriza erega iyo bashatse kuvuga ngo duteganyirize umwana muri ejo heza niba bavuze ngo abana bige neza kandi kose twe tuba tugomba guteganyiriza ibintu byose. Turabizi ko turi mu kinyejana cy'amashanga, bivuze ngo niba umwana yavuka ari umukobwa tugomba kubanza kumumenyera iki amashanga. Ega amashanga bayakora ubu ngubu wahuye n'umusitari umusitari yakora kuri he shanga? iryanjye rifashe munsi y'amabere. Ubwo bivuze ngo ni iryamuze. Shanga ryarifashe munsi y'amabere. Ubwo ryafataga ariko munsi y'amabere mu gihe wenda hari ibyo mwari murimo ryazamutse. Wabaga ucuramye se? Si ngombwa si we kiri guhama. Urumva rata ntago ari ukukubyiniraho kuko ngiye byaba ari igitangaza ndamutse nanjye ndi umwe mu babyara byaba ari n'igikorwa cy'ubutwari. Erega turagira ngo tumenye aho tubanza guhera, tumenye uko ino nkuru tuyibwira papa kuko turabizi ntituzasubira induba gutyo gutyo. Gusa reka tubanze tuvugishe papa nta kibazo. Turakuvugisha ntari bakubwinda nyine ubwo twayemeye ariko ntari uyu bw'igice cy'inda twacyemeye nacyemeye ngewe. ahubwo nanjye iby'amanyonyo nyine ubwo ayo mabere nanjye nzayimenyera. ariko mana yanjye sawa rata. Icyo nakubwiye bro, icyo nakubwiye inda ni yabo. Neza ubwo ntirawe neza ubwo ngubwo reka manze mubwire ikibazo gihari ni mu guhamagara. Ufite hose basi amayini neza ubwo papa turamuhamagara tumubwira Arashize ariko reka manze mubwire njye ndi kumva papa ntabwo twamuhamagara tugira ngo twateye, ahubwo ikintu cyagakira kubera ibintu bimaze iminsi biri kuba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu isi muri rusange. Twe twabanza tukumvisha papa ukuntu tugifite umutima tukamwatize papa wakishimira kubona umwana wawe areka ibintu by'Uwiteka akareka gusenga, byanga byakunda azahita asubiza ngo hoya. Ubwati se papa umunsi nazaba umugabo nkazana umukazana n'umwana iwawe si cyaba ari igikorwa cy'ubutwari? Ati nese papa wakishimira kubona umwana wawe w'umuhungu wiringira undeba nkaho ndi skomana urabibwira so wawe nyine ndagira ngo tubyumveho kimwe tutabati se nyine tuhita twabati noneho papa wakishimira kubona turabivugira yereka turabivugira wiwe muhamagara.